Salvation is my best gift ever. You're the tree of life. I was lost, now I am found. Muraho neza, mbanje kubasuza mbifuriza amahoro y'Imana, imigisha ituruka ku Mana ibagereho. Jamwe muhirwa, uyu munsi tukaba tugiye kuganira ku mwaka w'ibihumbi 2022. Umwaka w'ibihumbi 2022. Muzi neza ko cyangwa se mutarabizi, maze iminsi nkoze video yo ku mwaka w'ibihumbi 2024. Ushobora kuyireba hasi aho muri video nakoze ukareba icyo ivuga ku mwaka w'ibihumbi 2024. Uyu munsi rero uko bimaze kubabwira, reka turebe umwaka w'ibihumbi 2022 dutangiye icyo duhishiye. Uyu ni umwaka kubwanjye nise umwaka w'Imana. Nukubera iki ari umwaka w'Imana? Uyu mwaka ni umwaka buri muntu wese agomba kugerageza gushyiramo imbaraga zose akegera Imana. Umwaka wo kwegera Imana. Umwaka wo kwegera Imana. Egera Imana urayegera ute? Uko wegera Imana rero nta kundi ni ugusoma ijambo ryayo Bibiliya, ukamenya icyo Imana ikuvugaho, ukamenya icyo Imana yavuze kuva kera na kare kugeza magingo aya. Ushobora gusoma Bibiliya uko yaba ingana kose, yaba ari ingana gutya, gato kangana gutya, gashake ugasome. Yaba ari ingana gutya, yisome uko yaba ingana kose. Yaba yewe ari ingana gutya cyangwa se inasumbyeho uko yaba ingana kose, yisome. Shaka Bibiliya uyisome, wegere Imana. Uko rero kuzegera Imana. Nkivuga rero ku byo gusoma Bibiliya n'ukuntu wakwegera Imana, ugomba gusoma Bibiliya yose kuva ku itangiriro kugeza ku byahishuwe. Muri no minsi nkaba narateguye gahunda yo gufasha abantu gusoma Bibiliya izatangira ku itariki 15 z'ukwa mbere mu minsi 7. Mu minsi 7 rero murabona uko bigenda bimanuka, minsi 19, 8, mukabasigaye minsi 7 gusa. Mu minsi 7 nibwo tutangira gahunda yo gufasha abantu gusoma Bibiliya uko zagenda bagezaho ibyo turi busome umunsi ku munsi. Nibwo rero nagiranye muntu wumva ushaka kumenya ubuzima bwawe n'ubusabane bwawe n'Imana, itegure iyi gahunda dutangiye gusoma Bibiliya ntigucike. Kuko numara gusoma Bibiliya nibwo uzibonera ubwawe icyo ubugingo buri mu ijambo ry'Imana buvuze. Navuga nti ufite imyaka ingahe? Navuga nti yaba waruzi ukuntu witabuye Imana, yaba gusa waruzi ukuntu witabuye Imana kubera kudasoma ijambo ryayo, kubera kutamenya ibyayo, nibwo wavuga uti fasha umwanzuro ngiye gusoma ijambo ry'Imana, sabane n'Imana. Nkongera nkakubaza nti ufite imyaka ingahe? Iyo myaka ufite yose Imana yaguhaye ubuze mu mwaka umwe gusa wo gusoma ijambo ryayo, ugire usabane n'Imana, umenye Imana nayo ikumenye binyuze mu ijambo ryayo. Imyaka yose ufite, yaba byibuze wavuga ati iyi myaka Mana wampaye reka mfate mu mwaka umwe gusa, maze menye ijambo ryawe. Nyamara gusoma ijambo ry'Imana ntarisobanukirwa, ikibazo cya mbere nibaza, ese nabagaho cyangwa ntabwo nabagaho? Mu ijambo ry'Imana niho harimo ubuzima nyabwo. Iyo myaka yose ufite umaze ku isi, ibaze nawe ko utarafata mu mwaka umwe byibuze gusoma ijambo ry'Imana, umenye Imana. Ndumva nawe ubwawe wibwira ko ari ikibazo gikomeye. Rero imyaka yose umaze kubaho, wibaza ukuntu wabuze umwaka umwe gusa wo gusoma ijambo ry'Imana ngo umenye ijambo, maze umenye aho uri naho uzajya. Shakisha Imana rero inzira z'ikigendwa, kuko hari igihe bizaba bitagishobotse kandi ibihe biratwereka ubundi tukirebera. Murakoze rero, Imana ikomeze barinde. Shalom, shalom, shalom. Salvation is my best gift ever. You're the tree of life. I was lost, now I am